Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje mwese abakurikiye ijambo ry'Imana muri kano kanya, muri kumwe na mwene So Rukundo Vincent. Tukaba tugiye kuganira ku ijambo rigira riti ubutware buzaba ku bitugu bye. Agira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya, ni igice cyaho cya 9 n'umurongo wa 5 wonyine turi buhasomaho. Haranditse ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Imana ishimwe cyane. Aha Yesaya yahanuraga kuvuka kwa Yesu Kristo, umwana w'Imana, umucunguzi wacu twebwe abari mu isi. Hari kera rwose, mu isezerano rya kera. Nuko ngo arahanura ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ngo kandi ubutware buzaba ku bitugu bye. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cyaho cya 5 ugahera ku murongo waho wa mbere ukagera ku wa 14, reka tuhasome naho, ubona neza ko Yohana nawe yabyeretswe. Biri mu byo yahishuriwe ko habuze undi waza gucungura abari mu isi ngo abahuze n'Imana, ngo nuko Yesu Kristo aba ari we wemera kuza mu isi. Reka tuhasome twumve icyo Yohana yabihishuriweho. Mbona niyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona na marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati ya ba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 na ba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana bo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru, umubare wabo wari inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza.
bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibe iby'iyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima bine birikiriza biti, amen. Ba bakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Twumvise uhereye ku murongo wa 11 ko ngo humvikanye ijwi ry'abamarayika rirenga bavuga bati, niwe ukwiriye guhabwa ubutware. Mwibuke ko turi ku ijambo rigira riti, ubutware buzaba ku bitugu bye. Wagera no ku murongo wa 13 naho ngo nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Umwana w'intama ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ubu butware bwa Yesu Kristo bwarakoze mu gihe cya kera. Imana ishimwe. N'ubu burakora kandi buzakora iteka ryose. Imana ihabwa icyubahiro. Ubu butware nyina wa Yesu Kristo ari we Mariya yarabumenye bituma yizera mu bukwe bw'Ikana igihe vino ngo yari ishize. Maze Mariya abwira abari bahari abahereza ngo icyo Yesu ababwira mu gikore, cyababwira cyose mu gikore. Ni ubutware butuma byose bimwumvira. Arategeka bigatungana, aravuga bikaba. Reka tuhasome twihuse. Ni muri Yohana igice cya 2, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo waho wa mbere kugera ku wa 12. Ubukwe bw'Ikana. Ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe Ikana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati, nta vino bafite. Yesu aramubwira ati, mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati, icyo ababwira cyose mu gikore. Hariho intango 6 zaremwe mu mabuye zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati, mwuzuze intango amazi. Barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati, nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Barayamushyira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badashya amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe aramubwira ati, abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko wehoho washyinguye inziza aba arizo uherutsa. Imana itugirire neza. Ubwo ni ubutware bwa Yesu bwabikoze, kuko iyo ategetse biratungana, kandi iyo avuze biraba. Imana ishimwe cyane. Nta kimunanira, ashobora byose, afite ubushobozi bwa byose muri we. Imana ishimwe. Ubu butware bwa Yesu nibwo kandi bwakoze azura Lazaro mu gihe yari amaze iminsi 4 yarapfuye. Imana ishimwe. Yesu rero afite ubutware bukomeye bugera no kukuzura abapfuye bakongera bakabaho. Icyubahiro ni cy'Imana iteka ryose. Iyo nkuru tuyibona muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 11, uhereye ku murongo wa 17 tugere ku wa 19, hanyuma turongera duhere ku wa 38 tugere ku wa 44 dusoza. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro,
Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka sitadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza kuko musaza wabo yari yapfuye. Tujye ku murongo wa 38. Yesu yongera gusuhuza umutima agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse ku maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Imana ishimwe cyane. Umwami wacu Yesu Kristo afite ubutware ku bintu byose. Ndakwifuriza wowe ushobora kuba utaramwizera, wari utaramwumva, iri jambo tuganire rigutere kumwizera, umwakire akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.